Muraho neza. Ese wari uzi ko hari ibanga ry'ikoranabuhanga Pi Core Team yakoresheje mu gutegura umushinga wabo wa Pi Network? Kandi iryo banga ndetse ngiye kukumenera niryo ryatumye Pi Network iba umwe mu mishinga ya cryptocurrency ifite abayoboke benshi cyane kandi baturuka mu mihanda yose kuri iyi si. Mbere na mbere ubizi neza ko Bitcoin, kumayininga Bitcoin bisaba imashini zifite ubushobozi burenze, bisaba umuriro w'amashanyarazi mwinshi ndetse bigasaba na skills zo gusetinga mining system ya Bitcoin. Ushobora kuba utaruzi yuko kumayininga Bitcoin bitwara umuriro w'amashanyarazi uruta cyane uw'ibihugu bimwe na bimwe bikoresha. Gusa ubyumve neza, ntago ari umuntu umwe umayininga Bitcoin ukenera umuriro w'amashanyarazi uruta uw'ibihugu bimwe na bimwe bikoresha, ahubwo abantu bose bamayininga Bitcoin umuriro w'amashanyarazi bakoresha uruta cyane uw'ibihugu bimwe na bimwe bikoresha. Uyu munsi ngiye kugufungurira amabanga ya Pi Network. Mu by'ukuri tugiye kureba kuki kumayininga Pi uburyo bukoreshwa atari nk'ubukoreshwa mu kumayininga Bitcoin. Kuki uburyo bukoreshwa mu kumayininga Pi atari uburyo nk'ubukoreshwa mu kumayininga Ethereum. Pi Network ikoresha uburyo bwitwa Stellar Consensus Protocol. Kumayininga Bitcoin hakoreshwa ikoranabuhanga cyangwa se technology yitwa Proof of Work. Kumayininga Ethereum hakoreshwa ikoranabuhanga cyangwa se technology cyangwa se ubyite uburyo bwitwa Proof of Stake. Byose turaza kubigarukaho, ariko by'umwihariko turibanda ku ikoranabuhanga cyangwa se kuri technology cyangwa se uburyo dukoresha tumayininga Pi Network, kuko niyo turi kuvugaho. Ubwo buryo navuze ko bwitwa SCP cyangwa se Stellar Concept Protocol. Hanyuma turaza kureba ku kintu cyitwa security cycle. Impamvu bahora bagusaba kwibutsa abantu watumiye gukora KYC cyangwa se batayikora nubone Pi wabonye kuko wabatumiye. Ese node yawe yaba ikora gute mu by'ukuri? Ku munsi w'ejo wundi nakoze video mvuga ko cyangwa se nongera kubibutsa ko hari uburyo wakoresha bwitwa Pi node cyangwa se ababukoresha bakaba babita node operators. Ubwo buryo bugufasha kuba wamayininga hagati ya Pi imwe na Pi eshatu buri munsi niba ufite computer imwe. Hari umuntu nazi niba yaraturutse Mushubati, ariko Mushubati naho ni hafi, wasanga yaraturutse Ibweyeye, aza ari kuvuga ibintu byinshi cyane. Yanditse comment zirenga 3 niba atari 3 n'enye, agira ati wowe urabeshya, ati wowe IQ yawe iri hasi, ati wowe ni gute uvuga ko kumayininga Pi eshatu bishoboka. Ariko nyeka ko abasanzwe badukurikirana babizi neza ko ni kenshi nagiye nkwereka n'amayininze Pi eshatu, n'ubu nabikwereka, ariko sindi hano kugukomveka. Ahubwo icyo nakubwira, niba ushaka kuba wamayininga Pi guhera kuri 1 kugeza kuri 3, uranyandikira kuri WhatsApp ukoresheje izo nimero uri kubona hano kuri screen, cyangwa se uzisange muri videos description box. Niba ufite computer cyangwa ufite ubushobozi cyangwa n'ubushake bwo kuba wayigura, umamagare ngufashe kureba iyo computer ukeneye, ndetse ngufashe no kuba wayigura, ngufashe no kuba wakora setup ya Pi node, ubundi utangire kujya umayininga hagati ya Pi imwe ndetse n'eshatu bitewe n'amasaha wamaze ufunguye computer yawe. Byose turabiganiraho muri iki kiganiro, kandi icyo ngusaba ni ugukomeza kureba iyi video kugeza ku musozo, kuko ushobora kuza gutungurwa no kumenya ko security cycle yawe ifatwa nk'inkingi ikomeye cyane muri uyu mushinga wa Pi Network. Hanyuma unyemerere duhere ku gice cya mbere tureba ese technology ya blockchain mu by'ukuri ikora gute. Reka dutekereze iki kintu mu buryo bworoshye. Tekereza niba uri nko mu cyumba cyangwa muri sale irimo abantu 100, hanyuma umuntu umwe
akavuga ko bamwoherereje amafaranga. Wenda ni Moise avuze ko umuntu runaka amwoherereje ibihumbi 100. Hanyuma muri abo bantu 100 bose ntago bazabyemera. Wenda bazakenera ikimenyetso kigaragaza ko uwo muntu yakiriye ayo mafaranga. Wenda azerekana message ya mobile money igaragaza ko uwo muntu yakiriye ayo mafaranga. Abandi bagahita wenda babyemera cyangwa nibabyemere, ariko hakimara kuboneka iyo SMS cyangwa se inyemeza bwishyu iyo ari yo yose igaragaza ko Moise yakiriye ayo mafaranga ibihumbi 100, abantu bose bahita babyemera ko ibyo bintu ari ukuri. Aho rero niho blockchain itangirira. Blockchain iba ikeneye uburyo bwo kumenya ukuri, ikenera uburyo bwo gutuma abantu bose bemeranya niba hari umuntu runaka wohereje amafaranga ku wundi muntu runaka. Ubwo buryo nibwo bwitwa consensus mechanism. Muzi ko blockchain ari nk'igitabo kibikwamo amakuru agaragaza ko uko abantu bagiye bahererekanwa amafaranga, ariko nyine amafaranga ya cryptocurrency, amafaranga akoresha iryo koranabuhanga rya blockchain. Hanyuma ni nk'amategeko afasha abantu bose kugera ku mwanzuro umwe. Bitcoin ifite uburyo bwayo ndetse na Ethereum ifite uburyo bwayo, Pi nayo ifite uburyo bwayo. Hanyuma reka turebe uburyo Bitcoin ikoresha. Bitcoin ikoresha uburyo bwitwa proof of work. Aha niho abaminers baba barimo guhatanira gukemura ikibazo gikomeye cya mudasobwa. Hanyuma umuntu ugikemura bwa mbere ahabwa reward, ahabwa Bitcoin ariko kumayininga Bitcoin. Hanyuma ibyo ngibyo bikorwa nk'amarushanwa. Icyiza cyabyo nuko umutekano uba ukomeye cyane ndetse biri na decentralized. Ariko hari n'ikibazo kuko bisaba umuriro w'amashanyarazi mwinshi, bisaba cooling system, ariho duhura n'ikibazo cyo kuba amazi ari kwandura ndetse n'ikirere kikandura, ndetse bisaba n'amafaranga menshi kuko kugura izo computer birahenze, ndetse no kugura cyase kwishyura umuriro w'amashanyarazi aba mining Bitcoin bakoresha biba bihenze. Niyo mpamvu bizagorana kubona abantu benshi bo mu Rwanda cyangwa se bo muri East Africa cyangwa se bo muri Afrika yose bamininze cyangwa bamininga Bitcoin. Noneho tekereza Pi ikoresha ubu buryo. Ni abantu bangahe mu Rwanda, na abantu bangahe muri Nigeria, muri Kenya cyangwa mu Burundi cyangwa muri Uganda twaba tumayininga Pi? Ibyo biragoye cyane. Hanyuma buriya Ethereum yo ikoresha uburyo bwitwa proof of stake. Proof of stake ahangaha bivuze ko ari abantu bafata amafaranga yabo bakayashyira ahantu runaka bikamera nka konte boroke. Hanyuma umuntu amayininga Ethereum nyinshi bitewe n'umubare w'amafaranga ya stakinze. Ufite amahirwe menshi nuba yara stakinze amafaranga menshi. Ariko naho harimo ikibazo, abantu benshi bavuga ko abakire ari bo bakomeza gukira kuko uwa stakinze amafaranga menshi ariwe n'ubundi umayininga Ethereum nyinshi. Pi nayo niyashatse gukoresha iyi nzira nk'iya Ethereum, niyashaka no gukoresha inzira cyangwa uburyo nk'ubwa Bitcoin. None se Pi yakoze iki? Ariho natangiye ngira ni buriya Pi Core Team hari ibanga ry'ikoranabuhanga cyangwa se ibanga rya technology yahisemo gukoresha. Iryo banga cyangwa se iyo technology nk'uko natangiye mbikubwira yitwa Stellar Consensus Protocol. Mu magambo y'imene babyita SCP. Iyi ni protocol yubakiye ku kintu kimwe gikomeye, icyizere. Nibyo, niba uri umupioneer ugomba kugira icyizere. Nutagira icyizere nago uri kumwe nanjye. Iyo wubatse security cycle yawe uhitamo abantu wizeye cyangwa se ugatumira abantu bawe
ariko nabo bagahitamo abandi bizeye, hanyuma izo cycles zigahuza isi yose bikabyara urusobe runini rw'icyizere. Iyo transaction ije, node zitangira kuyiganiraho, zikongera zikayisesenguraho, hanyuma zikemeza, hanyuma zikongera kwibaza niba ibyo bintu, niba uwo muntu hari transaction yakoze mu by'ukuri, kugeza igihe amatsinda atandukanye yumvikana ku kintu kimwe, niba koko habayeho koherezwa amafaranga bya nyabyo cyangwa se niba ari fake transaction. Iyo izo node zumvikanye, transaction iba yemejwe, iba yabaye, nta guhatanira reward ziba mu kumayininga payi, nk'uko twabonye ko kumayininga bitcoin habamo ihatana ryo kuba imashini yakemuye ikibazo cyangwa se yasorovinze iyo problem bwa mbere ariyo ibona reward. Na kuvuga ngo nko kumayininga Ethereum uwastekinze amafaranga menshi niwe ubona reward nyinshi. Na gutwika amashanyarazi bibaho, na miliyoni z'amafaranga zikenewe, ndetse na mashini zihenze ziba zikenewe mu kumayininga payi. Hanyuma reka turebe node. Buriya node ni iki? Hari abantu benshi baba node operators bafite node ariko mu by'ukuri batazi icyo iyo node ikora. Niba uri umunode operator, node yawe ni nk'umucamanza, igenzura amakuru, igenzura transactions, ifasha network kumenya ukuri. Iyo node nyinshi zumvikanye, transaction iba yemejwe. Niyo mpamvu internet ihamye cyangwa se ibyo nakita uptime ari ingenzi cyane. Niyo mpamvu iyo wamaze amasaha 4 ucanye computer yawe, niba uri umunode operator, payi ubona nago arizo uzabona hariya kuri node bonus niba wamaze amasaha 10 cyangwa 20 ucanye computer yawe iri kuri internet. Niba wajimije computer, umucamanza wawe nago ari mu kazi. Niba uyicanye, umucamanza ari mu kazi. Hanyuma reka twirebere kuki PayPal yahisemo gukoresha ryabanga ry'ikoranabuhanga ryitwa SCP cyangwa se Stellar Consensus Protocol. PayPal yari ifite amahitamo 3. Amahitamo ya mbere nuko yari gukoresha technology n'ubundi nk'iyo Bitcoin yakoreshaga. Amahitamo ya kabiri yari uko yari gukoresha ikoranabuhanga cyangwa se technology cyangwa se protocol nk'iyo n'ubundi Ethereum ikoresha, ariyo proof of stake. Mwibutsa ko Bitcoin yo kuyimayininga hakoreshwa ikoranabuhanga cyangwa se technology yitwa proof of work. Hanyuma izo ni technology ebyiri PayPal yari ifite nk'amahitamo. Technology ya gatatu nakubwiye nk'uko PayPal yari ifitemo amahitamo 3, niyo n'ubundi bakoresheje yitwa Stellar Consensus Protocol. Bahisemo guhitamo Stellar Consensus Protocol kubera ko idakoresha umuriro w'amashanyarazi mwinshi, kubera ko ishobora kuba yakoreshwa n'abantu benshi ku isi yose, kubera ko idakenera imashini zihenze, kubera ko idakenera amafaranga menshi, yorohereza abakoresha telefone, irihuta kandi irahendutse. Intego yabo nago kwari ugukora technology nk'iya Bitcoin, nago kwari ugukoresha technology nk'iya Ethereum. Intego yabo yari ugukora crypto ishobora kugera kuri buri muntu wese mu buryo bworoshye. Hanyuma reka dutere imboni turebe ejo hazaza ha cryptocurrency, turebe ejo hazaza isi ya cryptocurrency uko izaba imeze. Tekereza igihe miliyoni z'abantu benshi bazaba bakoresha payi mu kugura ibintu, bazaba bakoresha payi bishyurana hagati yabo, bazaba bakoresha app zubakiye kuri payi.
Ese Pi Core Team iyo itaza gukoresha ubu buryo bwa SCP, ukeka ko ibyo byari buzakunde ko abantu benshi bari kuzakoresha cyangwa se bari kuzakoresha Pi bishyurana hagati yabo bagura ibintu? Ibyo ukeka ko byari buzakunde? Ntabwo byari buzakunde, byari kuba bigoye kubera ko gukoresha Bitcoin cyangwa se kumayininga Bitcoin byari kuba ari ibintu bitoroshye cyane. Ariko ririya koranabuhanga ryitwa SCP yo yubakiwe kwakira abantu benshi, niyo mpamvu bamwe babona SCP nk'imwe mu ntwaro zikomeye cyane Pi ifite. Niba watekerezaga ko security cycle yawe ari ugukanda ku mazina cyangwa se ari ugutumira abantu gusa bakora KYC batayikora, uyu munsi umenye ko ari igice gikomeye cyane cy'umutekano wa Pi network. Pi Core Team yo yaravuze iti twebwe ikintu cya mbere dukeneye ni abantu, kandi abantu bari real. Kandi muri iyi si turimo, igihe uri gusanga kampani nyinshi ziri kuyoboka amarobo, ziri kuyoboka AI, buriya Pi Core Team yo yatekereje cyane, iravuga iti icya mbere ni abantu. Niyo mpamvu uri kubona Pi Core Team iri guhamagara AI companies iti niba mukeneye abantu ba nyabo nimuze tubabagezeho. Kandi ni intwaro ikomeye cyane ya Pi Core Team nk'uko nabikubwiye. Kandi niba wibazaga impamvu Pi Core Team itakoresheje uburyo cyangwa se strategy nk'iya Bitcoin cyangwa nk'iya Ethereum, uyu munsi wabonye igisubizo kandi cyiza. Kandi niba ufite Pi node, niba uri umunode operator, ubu uzi neza uruhare rwawe muri network. Ndetse andika muri komenti uti SCP ni nziza kurusha proof of work ya Bitcoin, ndetse ni na nziza kurusha proof of stake ya Ethereum. Hanyuma niba ukunda videos zivuga kuri Pi network, kuri AI, kuri crypto ndetse n'ikoranabuhanga, kanda kuri subscribe hano kuri Eridad Academy kugira ngo ibiganiro turi kugutegurira byose bijye bikugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Ndetse mwibutsa ko niba ushaka kuba umunode operator ukajya umayininga hagati ya Pi imwe na Pi 3, birashoboka cyane. Icyo usabwa ni computer. Hanyuma hari video nakoze ibyerekana, ndaza kuyigusigira muri video description box link yayo, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp uyinsaba. Wayireba nusobanukirwe cyangwa se waba ushaka kumenya ese computer yaraninga Pi node neza ifite izihe specifications, wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamamagara nkanabigufashamo kugira ngo ube umupioneer umayininga Pi 2, Pi 3, Pi 1 n'ibice buri munsi. Birashoboka cyane. Nagomba ndi hano ngo nkwizeze ibitangaza, nta nubwo mba ndi hano kugukomveka, njyewe mba ndi kukugezaho ubumenyi, kuko hano ni kuri Eridad Academy. Kanda kuri subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro tuzakurikizaho. Hanyuma ndagukunda cyane, mwifurije ibyiza byinshi, Imana iguhundagazeho imigisha. Ndagukunda cyane, ubwo nyine tubonane mu bindi biganiro. Bye bye.